ashimwe cyane. Twasenze dushimiye Imana nziza ikomeye cyane kuba tukiriho tugihagaze. Murabizi imyaka yacu ngo covid irayihiga cyane, ariko turi abantu badasanzwe. Haleluya! Imana yacu nihimbazwe. Turanezerewe kuko turi bazima. Uyu munsi dufite impamvu yo kwishima. Ni ukuri Imana ibihimbarizwe. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero, ijambo ry'Imana rizima, ijambo ry'Imana ryatubatuye rikadukuriyo rikatubyara uyu munsi tukaba dufite ibindi byiringiro. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ndanezerewe cyane kandi cyane ni ukuri kubona turi mu nzu y'Imana. Iwe byari biteye ubwoba, ariko Imana yacu nishyirwe hejuru. Nyine turubahiriza amategeko nyine nkuko mubizi, ariko twakabaye twirukangira ngo karangazi yose tukayitorora. Umwami wacu nahimbaza kubera yuko twongeye kuboneka imbere y'amaso y'Imana duhumeka umwuka w'abazima. Umwami wacu nahimbazwe. Umwami wacu yarakoze kuturinda. Imana yacu izi ubwenge cyane n'intwari. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Rero Imana twiringiye iriseriye, izi ubwenge, ifite imbaraga, ifite byose. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Reka turebe umusomyi mwiza dusomere ijambo ry'Imana twihute. Turanezerewe cyane, turanezerewe, nabo twazanye turishimye, twumvishije inkuru nziza, turavuga ngo reka tuze twishimane namwe. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Rero Imana ibaha umugisha, mwarakoze kwihanganira mu mwami, mwarakoze gukomera mukaba intwari. Ariko wagira ngo hari ikintu kiba gitunguye Imana? Ntabwo bishoboka. Imana ibibizi kandi iba yabyemeye. Rero muri make duhimbaje umwami wacu yuko yaduhaye guhagarara kandi tugakomera, ndetse tukarushaho gukizwa. Umwami wacu nahimbazwe. Tugiye gusoma ijambo ryera ryiza ry'Imana rikomeye. Iri jambo ndaryubaha cyane. Ryasanze mu bagore buzuye agahinda n'amaganya, ryasanze ahantu kure cyane. Umwami wacu nahimbazwe. Ubundi aho ngeze bwa mbere ntabwo ubuhamya bwanjye, ariko hano ndi umusambu. Abatanzi wenda bambonye uyu munsi, nitwa Amina Tesire. Umuntu Imana yakuye kuri iyo kuri. Umwami wacu nahimbazwe. Umusomyi mwiza rero dusomere muri Matayo igice cya 16, turasoma duhereye ku murongo wa 13. Umwami abane natwe kandi atugirire neza, kandi aduha amatwi yo kumva. Muri iki gihe nabwo abantu turimo kumvirana, ntabwo tworohewe. Tugiye kugabanira ijambo rero, ndarinyotewe cyane, ndimo kuritinya no kurihindura umushitsi, ndimo kongera kugira ngo ryongere kuba rishya mu buzima bwanjye. Ndashaka kurigira nk'umunsi Yesu ahura nanjye umugoroba umwe, ndemerewe cyane. Ndavuga ngo mwami, niba uri Imana itandukanye niyo senga, nyine nasengeraga mu Basilamu murabyumva, ariko ndagira ngo uyu munsi unyereke itandukaniro. Yararinyeretse rero, iri jambo ndikura mu nyuguti iri mu buzima, rimpa kubaho. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ndivana mu nyuguti iri mu buzima, riba ubugingo buzima muri iki. Umwami wacu nahimbazwe. N'uyu munsi ndiho kubera iri jambo. Umwami wacu nabane natwe. Reka dusome Matayo 16 umurongo wa 13. Kadusome. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Yego. Umurongo wa 13. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Imana ikumpera umugisha mwinshi cyane.
Imana nihimbazwe. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo iyerekwa ryawe, ihishurirwa ryawe riraguha kubaka guti, riraguha byiringiro ki. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Kuko Petero yarabwiwe, Yesu amaze kubabaza atari ko mwibaza ko ni muntu ki. Birababaje muri iki gihe abantu tugendana na Yesu tutazi uwo ari we, tutazi uburemere bwe, tutazi imbaraga zimurimo, tugenda nta hishurirwa tugira, tugenda nta yerekwa ry'ubuzima bwacu tugira. Umwami wacu nahimbazwe, umwami wacu nashimwe. Ngo arangije bararanganya amaso arabaza atari ku bundi munyitane mugira ngo ndende. Bamwe baravuga bati bamwe bamuvuga ngo uri umuhanuzi, nk'uko nyine amayerekwa y'abantu atandukanye muri iyi si. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Bamwe bakavuga ngo Eliya, abandi ngo uri ntuza, abandi ngo uri ntuza, atari ko se mwebwe munyitane. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Nanjye ndakubaza ngo wowe ihishurirwa ryawe riraguha kubaka hehe, riraguha byiringiro ki, rirakwereka ko Yesu ari indi, rirakwereka ko ateye gute. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Imana nidufashe muri iyi minsi rero. Biratangaje muri iyi minsi abantu bubatse ku bikenyeri, abubakishije ibyatsi n'ibikenyeri baragaragaye. Nibyo umwami nadufashe cyane. Ni iki gihe kirakomeye, biradusaba kugira ngo tugire ishurirwa rizima, tubitorero rizima rizajya mu ijuru. Umwami wacu nahimbazwe. Riguhe ishurirwa, riguhe kubaka kwihishurirwa rizima. Uburyo Bibiliya ivuze ngo iryo torero amarembo y'ikuzimu ntashobora kurishobora. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Niba wubatse ku rufatiro ruzima arirwo Yesu Kristo, umwami w'abami, ntabwo isi izagushobora. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ntabwo kwambara umwenda umwe no kwambara ubusa bizagushobora. Ntabwo gucumbika, niba hari abacumbi baturimo ntabwo mbizi, ntabwo bizakunyeganyeza. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Urabona iterambere ririhuta, niba utarabigeraho ntabwo ibyo byakunyeganyeza, niba ibyiringiro byawe ari bizima. Umwami wacu nahimbazwe. Niba wuba ihishurirwa ryawe riguha kubaka ku rutare, nuko Yesu yabwiye Petero ati umva Petero, ufite ihishurirwa rizima, kuri wowe nzubaka itorero rizima. Umwami wacu nahimbazwe. Rero Yesu ntabwo ari umuswa, akeneye abantu b'urutare kugira ngo abubakeho ihishurirwa rizima, abagira itorero rizima, amarembo y'ikuzimu atanyeganyeza. Umwami wacu nahimbazwe. Imana nihimbazwe. Ntabwo amarembo y'ikuzimu, niba hari abana b'abakobwa baturimo batinze gushaka, ngo nuko imyaka ikugenzeho nurangiza wihangira umurimo. Muri iyi minsi byarateye abantu barihangira imirimo yo kubaho. Nurangiza we wishangikiranyirize. Oya, niba ufite iyerekwa rizima n'ihishurirwa rizima, Yesu aragusaba kugira ngo yubake itorero rizima kuri wowe. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Umwami wacu nashimwe. Imana ibaha umugisha mwebwe mwagize ibyiringiro bizima, mwebwe mwagize ihishurirwa rizima, mukiyubaka ku mwami, mugahagarara mugakomera, mugahagarara na pastor wanyu. Umwami wacu nahimbazwe. Muri iyi minsi abantu benshi barananiwe, abantu baraguye, bareka kwihishurirwa rizima. Kunywa kambuca ntibabitinya, kukosa ntibabitinya. Abakozi b'Imana bamwe barananirwa, ariko Imana ibaha umugisha. Niba mwarubatswe ku rufatiro ruzima arirwo rutare, arirwo Yesu, mukubaka ku ijambo ry'Imana rizima, mugahagarara ijambo ry'Imana rikabagamo, rikabagwiriramo rifite imbaraga. Imana ihimbazwe. Sigaho kubaka ku muntu agira iherezo. Iyo atagize iherezo arahinduka. Niba baramwubatse hazagwa nawe ukwe. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Niba warubatse kuba kubwirije ubutumwa, umwami wacu nahimbazwe. Azagwa nawe ukwe. Kuko abantu barimo guca mu kayunguruzo, abantu turimo kuyungururwa. Ushobora kuba hano n'ikarakasa twahura n'abakubwira n'uburyo bya bindi rwapi nasanze nta kigenda. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Niko bimeze. Abantu barimo kuva ku butumwa bwiza buzima bakubaka ku zindi fatiro bitewe n'ibyo bifuza, bitewe n'iyerekwa bagize uwo munsi. Ndakubwira ngo gira ihishurirwa rizima.
Umwami wacu nahimazwe cyane. Nanjye nibwira ngo tugire ishurirwa rizima, ryo kugira ibyiringiro bizima bitagira ikinyeganyeza. Amarembo y'ikuzimu y'indwara ntazakunyeganyeza. Niba ufite iyerekwa rizima ukagira ibyiringiro bizima, ntabwo amarembo y'ikuzimu yagushobora. Ngo nuko warwaye, ngo nuko bakubwiye ngo dusanze warwaye kanseri, uwo munsi bikubite hasi tugushyingure, ntibibaho. Hagarara uvuge uti ntibishoboka ko mpfa. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Hagarara ubyange. Ubyange uvuge uti sinshobora kubabarira ibyo dukiranirwa, yarangiza agakiza indwara zacu n'ibizima. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Rimwe umukozi w'Imana yagize kumpamagara, yari ku musozi ahabaririza nomero yanjye, arampamagara arambwira ati nabonye wafashwe na kanseri y'ukuguru. Kandi koko nari maze iminsi ukuguru numva kumbabaza, numva hariho akantu kagira gutya nta kintu cyanyisheho, nkumva umusonga. Umwami nashimwe cyane, arabimbwira. Ndahaguruka, nta n'amasengesho nigeze mfata, narahagurutse nimugoroba nkavuga ngo umva, handitswe yuko Imana ari babarira ibicumuro byanjye igakiza indwara zanjye. Ndakubwira wa ndwara ntunyubakeho, ntabwo ari urufatiro rwawe. Umwami wacu nahimbazwe. Buri mugoroba, buri gitondo nditorora, mpamagara ubwami bw'Imana, mpamagara imbaraga zibohora, mba muzima n'uyu munsi. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Umwami wacu nashimwe. Mureke tugire ibyiringiro bizima, turwane kuko turi mu rugamba. Turi ku rugamba. Dayimoni zararakaye, zirateza abantu indwara, zirateza za kanseri. Ubu dufite ubwoba bw'ibyo turya n'ibyo tunywa. Ubu ngo niwanywa agafanta ngo ni diyabete, ubu ngo niwakwinywera inshyushyu yawe ngo uyihage ngo ni ntuzi na ntuzi. Tubayeho duteze. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Mureke duhagarare ku ishurirwa rizima. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Tugire ibyiringiro bizima, twiringira ko Imana yacu ikomeye, yagukura ahantu ikagushyira ahandi. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Yamara ubukene bwawe, yakura indwara zawe. Nukuri dufite ubuhamya. Niyo tutajya mu ijambo ry'Imana tuvuga ngo nuko Sara arabyara, abantu uko babyaye bari ba Sara mbonye muri Nyagatare. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Abantu uko bashatse mu myaka 40 n'umukobwa akambara kakandi gatwikiriye aha, akagenda tukamujya inyuma. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Hari n'abantu bafite ibyiringiro bizima, hari n'abandi bacitse intege akavuga turiya nubwo nk'urwagwa zagerageza muhindure, ariko n'ikizuka reka imyaka ibaye myinshi, birarenze. Imana nidufashe cyane. Inshuti z'umusaraba, mureke twubake ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritugwiremo, uhagarare wenyine, uhagarare na Yesu n'ijambo ry'Imana. Tuge tuzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo itangaje ukora. Umwami wacu nahimbazwe. Muri iki gihe rero hateye n'abahanuzi. Ubwo niba umuhanuzi akubwiye ati nabonye urwaye kanseri, arumva ashaka kugira ngo asange wayirwaye, kugira ngo yumve ko ubuhanuzi bwe bukakaye. Njya mpura na bakubika umutwe. Niba yibaza ati nahanuye ibinyoma, reka. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Imana nishimwe. Mureke duhagarare dukomeye. Yesu arangije abwira Petero ati kuri wowe nzubakaho itorero rizima, kuri iryo hishurirwa. Imana nishimwe cyane. Kuri iryo hishurirwa rikurimo, ntabwo amarembo y'ikuzimu yarinyeganyeza. Umwami wacu nahimbazwe. Ngo nuko uyu munsi bambwiye ngo reka bitewe n'aho twaturutse tuba dufite n'imvune nyinshi. Mwami nashimwe cyane. Niyo tugeze muri iyi myaka, rimwe baratubwira ngo rwose amagufwa yaragize, umugongo warakugize. Oya, ariko ijambo ry'Imana ni rizima, ryakongera kuturemera ubuzima. Mwami wacu nahimbazwe cyane. Ryadushyiriraho inzira natwe tukabaho, nawe ukabaho wishimye, nawe ugaseka, nawe ugaca. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Nawe ugashyingira, nawe ukabyara ugaheka, nawe ugatunga ugatunganirwa. Umwami nahimbazwe. Wowe ikomeze kuri iri jambo gusa, ikomeze kuri uru rutare gusa, uruhagarare bukomere. Umwami nahimbazwe. Nurangiza uvuge utoya, haranditswe ko amarembo y'ikuzimu atazadushobora, kuko arahari. Amarembo y'ikuzimu arahari. Njyewe umunsi umwe narayabonye, navukanye
n'abantu 9 ariko uyu munsi nta bapfa umva imyaka afite ntawayigeze ayigezaho bagenda ari inguma ari abasore bagenda ayo se amarembo y'ikuzimu uzi kugira ngo uhagarare usigare uri wenyine wishakishaho ikintu cyose urari impfubyi ziriya uvuganye abantu 8 ukasigarana impfubyi zabo ugasigarana umukecuru n'umusaza umukecuru wanjye ntaroro umusaza asaje ejo bundi ariko kubera ko umwami yamfasha akankomeza akamyerekwa rizima nkagira ibyiringiro bizima narakomeye ndakomera mbaho umwami wacu nahimbazwe cyane umva nta nubwo ari ibyo gusa n'ubukenera burekuye bongeraho ngera naho nshobora gutinya guca mu nzira abandi bacamo ngera naho ntinya aha abandi bicaye ariko ndakomera ntabwo amarembo y'ikuzimu yampitanye umwami wacu nahimbazwe cyane Imana yacu nisingizwe kuko naravugaga ariko hari uwaremye ibi bintu hari uwandemye birashoboka ko yandinda birashoboka ko yantabara baraza abavandimwe barabizi barazi ariko nagiriwe ubuntu ndakomeza ndafata ndakomeza umwami wacu nahimbazwe cyane ubukene bugeraho nagurizaga abandi najyaga kuri konti nanjye nkaguriza abandi umwami wacu nahimbazwe Imana irabirekura Imana yacu nishimye kubera ko ijambo ry'Imana nirizima riravuga ngo murimbuzi namweremeye kurimbura ariko mu ntwaraco nta nimwe izadushobora umwami wacu nahimbazwe cyane araburekura ubukene bubi cyane bunge aho n'ibyago byose amarembo y'ikuzimu angeraho amarembo y'ikuzimu umwami wanjye arayarekura ati reka ndebe birapima wari uzi ko ari igihe dupimwa wari uzi ko ari igihe umwambaza n'umunzani umugabo umwe yitwa ngo niba ari Berishaza niba ari nde ngo yashyizwe ku munzani Berishaza umunsi aza agasanga ngo kurusiga handitse ngo ijambo rivuga ngo mene orfasi tekere umwami wacu nahimbazwe ngira ngo byasobanuwe na Daniel ngira ngo umwami wacu nashimwe ngo wapimwe washyizwe ku gipimo usanga udashyitse ubwami bwawe rero buhawe abandi biragatsindwa kugenda nta ubwami bwaratanzwe biragatsindwa kuvuga ijambo ndibwira abandi igihe ntaryo mfite biragatsindwa kuko amarembo y'ikuzimu yagutera ejo tugasanga wabivuyemo umwami wacu nashimwe cyane hambere hari ahantu nari nicaye muri salo maze abantu bavuga abapasiteri we ntukambwira abapasiteri b'iyi minsi ntukambwire bahindutse abanyabinyoma babeshya gusa ngo tubakureho badukureho indamu noneho umwe wari barimo aravuga ati muceceke mutabavuga ati sinzibagirwa senkani yanjye bankuyeho 50,000 ntabwo sinzayibagirwa umwami wacu nahimbazwe cyane abo biraterwa n'iki nuko bubatse ku bikenyeri barimo kubakisha ibikenyeri nuba itorero rifunzwe hagarara ukomere umwami yazana ibikona bikagutunga ndashima pastor wawe Imana ikumugisha mukozi w'Imana barakoze guhagarara muri iki gihe ugakomera kavuga uti umwami wanjye azantunga umwami wacu nahimbazwe cyane ariko abandi bagize gutyo ugasanga baratanga amanomero ngo bohereze kuri ntuzi ni momo pay niko bimeze Imana wacu nahimbazwe bashire wishyure kwaho ngaho nomero yanjye niyi bakirirwa bazivuga kuri radio oya nimureke dukomere umwami wacu nahimbazwe cyane mureke dukomere bakozi b'Imana nanjye barimo mureke dukomere umwami wacu ni muzima yategeka ibikona bikakugaburira umwami wacu nahimbazwe cyane yabikora nanjye yarantunze yarambwiye ngo umuntu natungwa n'umutima gusa atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka arantunga aba bakozi b'Imana baranzi umwami wacu nahimbazwe cyane arantunga nkabona burakeye nkabona burongeye wa mugani wa muhanzi ati buracya bukongera bukanacya bukongera n'ejo bugacya nawe ukisanga uritwara mu modoka ntabwo bazivukanye komera umwami wacu nahimbazwe cyane ntabwo bazivukanye weya umwami wacu nashimwe cyane mureke dukomerere ku mwami
umwami wacu nahimbazwe cyane. Wibikunda ko Satani akukayura arungurukiye asanga urakomeye aravuga ati uyu sinamushobora reka njye guhigira ahandi. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Umukozi w'Imana Petero arangije aranezerwa arongera aravuga asubira Petero wa mbere ndimo ndihuta. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Sobera Petero wa mbere igice cya mbere ngira nko ku murongo wa 3 ngire ngo sinzi ndeberaho ndebe. Kadusome Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 3. Dufite impamvu yo gushima ndayifite nawe urayifite. Musa nkura mu mubabaro, Musa nkura mu bukene, Musa nkiza agahinda, umunsi aba kwishima be nta kadasitere n'ujuje. Umva oya ntabwo nyamisha iryinyo ntabitewe n'inka nyinshi, ntabitewe n'abana barangije bafite za degree na za masters na za doctora na za nurse bidahari. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ariko hari ibyiringiro by'agakiza. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Umwami wacu nashyirwe hejuru. Umwami w'umugisha dusomera. Ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Yego. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na se. Ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri. Nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri. Kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Aho hantu ndahakunda cyane. Aho iryo jambo ndarikunda cyane. Njye vuga ngo ari kubu iyo nza kuba mvuka mu basinga bari yanzi babandi. Ubyiringiro byanjye babiri heye. Umwami wacu nahimbazwe. Ariko ndanezerewe yuko twavutse ubwa kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka k'umwami wacu Yesu ari we rutare rukomeye twubakaho tugakomera. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ari we duhagarara. Abaganga bakubwiye ngo byarangiye ukabaho. Umwami wacu nahimbazwe. Abaganga bavuze ngo itahire urya ibyawe ntabwo wabaho. Dufite ibyiringiro bizima byo kuzuka k'umwami wacu yarazutse ni muzima. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Turahamya tudafite ubwoba. Umwami wacu nahimbazwe. Turamuhamya nta bwoba dufite. Turabizi tuzi aho yadukuye, tuzi ibyo yakoze. Umwami wacu nahimbazwe. Mana iyi Mana yo mujwe nishyirwe hejuru. Nishyirwe hejuru kubw'imirimo ikomeye yakoze hagati muri mwe. Kubw'imirimo ikoze yakoze mwe kuri mwe. Kubw'imirimo yadukoreye yaratuzuka kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Ibindi byiringiro birarangira. Bubaka ku bantu bagahinduka. Bubaka ku bintu bikarangira. Bubaka birahinduka, iby'isi birahinduka. Ariko Yesu ntajya ahinduka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko yari ari n'uyu munsi niko ari niko azahora. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ubwo si yo nza kubaka ku bavandimwe mba ndi hehe uyu munsi mba ndi kwari. Iyo nza kubaka kuri data avuga ngo uyu musaza arakomeye. Uyu musaza igihe cyarageze aratutuba. Igihe kiragera ananirwa no guhaguruka. Igihe kiragera ararangira. Arataha birarangira. Umwami wacu nahimbazwe. Niyo mpamvu muri iyi minsi mva ndakwinginze niba ufite umugabo mwiza w'imfura ugukunda ni byiza ariko wimwubakaho. Umwami wacu nahimbazwe. Wikubaka aho ngaho izo mfatiro zijya zinyeganyezwa. Umwami wacu nahimbazwe. Izo mfatiro zijya zigira gutyo umuyaga ugacamo. Ariko abafite ibyiringiro bizima kugira ngo twubake kuri Yesu biradusaba kubaka ku rutare. Umwami wacu nashimwe. Ndashima Imana yabubatse. Ndashima Imana yabakomeje ikabubaka ku rutare kandi ikabiyereka. Umwami wacu nahimbazwe. Ikabiyereka ikabatabarira abandi, ikabatabara mu nka, ikabatabara ukabona ubutaka nawe ugatura ukubaka. Imana yakoze ibikomeye. Turashima umwami rero dufite ibyiringiro by'agakiza kandi tuvuga. Abaheburayo nibo bavuze ngo mujye muhorana ibisubizo by'abababaza impamvu z'ibyiringiro byanyu. Ujye uhora ufite impamvu wasubiza umuntu. Umwami wacu nahimbazwe. Nkanjye wabaza ngo ariko nkawe hari umuntu umwe yagize guterwa na dayimoni. Yari umwigisha w'ijambo. Nyine nari muri ako gahe katoroshye cyane. Ni umuntu Imana yagiriye neza imukiza sida, imukiriza n'umugabo, ibakiriza abana. Noneho hari ukuntu Imana yagize ku muntu maho hari ibintu yendaga gukora
Imana imuntumaho irambwira ngo ngende mubwire ngo biriya bintu bireke nzamutunga namuhorera abantu. Ndaza ndamubwira nti ko Imana yambwiye ngo va muri business uyikorere bizagutunga. Umugore arakarira cyane. Nyine nari bako gahe ko kwihishahisha no gucishwa bugufi kwa kundi gutoroshye. Arangije hagarara ku gatuta aravuga ati harya wowe uratanga Imana yawe ni iyi. Imana itakwambitse, Imana itaguhaye inkweto, Imana itakutabaye, Imana wowe Imana yawe uvuga ni iyi. Avuga mu kiganda eyo siru. No kuvuga ngo utubatse kuri Yesu muri iyi si wanyeganizwa. Kuko nanjye nkibaza ntari kuzikora ibyo. None se nyine kubera iki bimeze gutya? Kubera iki? Ariko nagera aho nkumva ijwi rimbwira ngo humura ntacyo uzaba, humura ntabwo uzapfa. Ntabwo umuntu atungwa n'umutima gusa, ahubwo akomezwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Imana yacu nishimwe. Narasetse nari nicaye hariya ndaseka. Kandi byari bikomeye kugira ngo muri icyo gihe nseke. Ntabwo byari byoroshye, ariko narasetse bitewe n'igize nishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Gakiza karampagije guseka. Mwami wacu nashimwe karaduhagije kugira ngo duseke. Imana yacu nihimbazwe cyane. Nshuti z'umusaraba ntabwo nshaka kubatindira, ntabwo nshaka ko dutinda, ariko gira ahantu wumva wiyubatse. Niyo pastor yaba adahari, kuko ntabwo muzahorana. Vuga utari ku ijambo pastor yambwiye reka ryubakeho nkomere. Kiniriye nanjye kugira ngo umwami wanjye abone ko nanjye nkomeye. Nawe ubyumve gutyo. Icyo gihe abambwirije ntabwo bari bahari. Nibura ngo bamfate ukuboko, nibura ngo bazana agafuka k'agahunga mbane n'umugoroba abana banjye barariye, ntabwo twari kumwe. Umwami nashimwe. Niyo mpamvu bigusaba kugira ngo wowe bikomeze ku mwami. Ejo nuhura na wa muyaga n'amarembo y'ikuzimu asange urakomeye di. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Amarembo y'ikuzimu azi gukirana. Ameze nk'abantu bakuriye iyo munka. Buriya ntiwamwishyiraho. Sinzi ukuntu numvishije abantu bavuga umusaza ngo yateze umuyobozi bamukubita hasi ngo niba bamwe. Sinzi ukuntu numvishije muri iyi minsi hadutse akantu bavuga ngo niba mwita nde wamwe Safari, niba ari ngo Safari winiga. Safari nyubaha. Imana ibahukunyije. Numva bavuga ngo uwo muntu arakuze, numva ngo ni mukuru, ariko kubera ko yavukiye ahantu bakiranaga yashyizeyo agatego. Arahagarara umusaza ashyiraho agatego mukubita hasi. Imana nihimbazwe. Aya marembo y'ikuzimu azi gukirana, ariko asanga nawe hari karugondi ihenuze ukagoba cyuhagarara ukomere. Mwami wacu nashimwe cyane. Nawe nanjye ndakazi buriya karugondi, nanjye nararagiye. Ntabwo wapfa kunsinda buriya. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Nzi kwizibukiraho gakeya. No mu mwuka reka tubimenye. Tumenye kwizibukira. Uhagarara ahantu nurangiza ushinga ibirindiro. Kugira uti ndakomeye, ariko ndakomeye ko bimeze kose. Bavuze ngo kase ndakomeye. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Bambwiye ngo diabete ndakomeye. Umwami wacu nashimwe cyane. Hari umukecuru twajyaga duhurira ku musozi hariya hakurya Mirama. Najyaga nkunda gusengerayo. Umukecuru nkajya kubona nkabona aratundaguje azamutse umusozi. Hamubaza ngo ubigenza ute? Arambwira ati jyawe ntazamutse atahana hagiriye kanseri ahangaha. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ataha bari basuzumye kanseri. Nayiciriye aha. Ati iyo ntahazamutse amafaranga. Atundaguza umukecuru akahazamuka. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Nanjye icyo gihe cy'iyo miraba n'imiyaga n'amarembo y'ikuzimu yarampagurukiye, nafashwe n'umutima. Ngo hari umutima nawukiriye Mirama. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Rimwe narazamutse ngiye kumva numva ndahumeka neza. Ndahagera nigende ngwiki. Ndongera ndihuta ndirukanka numva ndi muzima. Imana yanjye icyubahiro. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Ariko sinari nkijya kabuto, utubuta tw'inka sinadukoragaho, umutima warakumva watereraga nkaho. Umwami wacu nashimwe. Abaganiro biwe nta kiganeza ariko akunda kazi. Turi nesonga eyo kutika. Ako ngako ni kamanya.
wacu nahimbazwe. Umwami wacu yarazutse ni muzima. Reka tugire ibyiringiro bizima. Reka tumwubakeho ni muzima. Reka twubake kuri urwo rutare. Ntabwo abana b'ikuzima azadushobora. Ntabwo byakunda. Kuba abantu baragize ubwoba. Ejo bundi numvise radiyo ivuga ngo hagiye kuza ikindi kitari COVID-19. Ngo hari ikindi kintu kigiye kuza. Abagabo bica amazi. Tubeho duhahamutse. Turapfuye. Ntibibaho. Mureke dukomerere ku Mwami. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Niko Bibiliya itubwira. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Reka dusoreze muri Zaburi ya 125 umurongo wa 2. Mwami aduhana umugisha dukomereye ku Mwami. Dufite ibyiringiro bizima byo kuzuka kwe. Umwami wacu nashimwe. Humura Yesu ni muzima. Mukomerereho. Niba utarabyaye, niba utarashaka, Yesu ni muzima. Niba utarubaka, niba utaragira, niba bitaraza, Yesu arabifite. Ihangana afite impamvu akibitijijeho gakeya. Ni ukuvuga mu gutegeka kwa kabiri ngo Mose yabwiraga Abisiraheli ibitangaza kubera imitima yabo kona ntibagire bumva igihugu cy'Ikanani ngo batumve mu bwonko bwabo. Ntikinjiremo kubera ko imitima yabo yonze, kubera ko batinze mu butayu. Hari igihe ushobora gutinda mu butayu nabwo ukava muri umupagani wujuje ibyangombwa. Ariko ndashimira Imana yarandokoye. Ndashimira Imana yaransanze. Ihinduraho muri iyo mitekerereze. Irongera imicyerekezo kizima. Haleluya. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Reka tujye mu ijambo. Zaburi ya 25 nasoma uhereye ku murongo wa 2. Zaburi 125. Kadusome izina rya Yesu. Yego. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Yego. Utabasha kunyeganyezwa. Ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uhamye mu mapfa, mu zuba, mu bukene, mu ndwara, uwo musozi uhora ushikamye. Uhamye. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Niko Uwiteka agota abantu be. Niko Uwiteka bagose bwoko bw'Imana. Uhereye none. Aha. Ukageza iteka ryose. Iherezo ry'ubuzima bwacu. Amen. Ukageza iherezo ry'ubuzima bwacu. Sinzi imvugo njya numva ngo Imana kugira ngo iguhombe yaguhombye. Ariko ukabaho. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Niko bimeze. Nanjye nari mpagaze muri uwo mwanya. Yaramuhombeje ariko mbaho. Umwami wacu nahimbazwe cyane. Amen. Ntabwo rero abantu b'Imana banyeganizwa. Ntibishoboka. Ntabwo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Ntabwo ayo marembo y'ikuzimu yabanyeganiza. Barahagarara bakema mu bukene, bakema babatuka, bakema babasebeje, bakema babanze, bakema amafaranga adahari, bakema imodoka itaraza, bakema umugabo ataraboneka, bakema urubyaro rutaraboneka, bakema. Mwami wacu nahimbazwe cyane. Bakema urusengero barufunze, tukavuga ngo nta kibazo zanyaca mu muhanda harihimbaza. Nge hariya nongere ngarukaho. Nyisingiza, nyihe icyubahiro. Mwami wacu nahimbazwe. Abiringiye Uwiteka ariko. Mwami wacu nahimbazwe. Nibwo turushaho kuzura umwuka wera. Ugahagarara ugakomera ariko Imana yanjye ntabwo yagiye. Nijye rusengero rwa mbere ugahagarara ugakomera. Mwami wacu nahimbazwe. Nshuti z'umusaraba rero mbifurije kubaka ku byiringiro bizima. Mbifurije kugwiza ijambo ry'Imana rigwirire muri mwe. Mbifurije gutsinda amarembo y'ikuzimu. Ntazabashobore n'ababakomokaho. Uhereza ukageza iteka. Umwami ugira neza bamwirugisha mwinshi.